ubu ni wahangayika kubera ibura rya essence. Muri Gugaga Cars twabazaniye imodoka z'umuriro zitagombera essence. Ukeneye kandi no kudutuma Korea, China, Dubai, turahari ngo tukuzane imodoka yitiyemo kandi wizeye. Tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. hitamo Gugaga Cars ntago zicuza. Ibi ngibi ari kuvuga akomeje kuvuga no guharura inzira cyoze no kurema inzira ishobora kuzabageza muri Goma, kuko bigaragara yuko iyi Goma ikenewe cyane n'uruhande rwa leta ya Kinshasa. Nahantu hari inyeshyamba zikwe mu 23 tutabasha kugira nka OMS. Muyaya nta natandukane na Donald Trump wigeze kubona COVID-19 yadutse akavuga ngo ni virus ya Wuhan. Yego. Biriya ni ibintu bikunze gukorwa nakwitubujiji cyangwa se ubwiyemezi, arrogance, urumva no kutareba kure. No kutareba kure kenshi kuko virus ya Ebola ibaye ya M23 ifuze gute? Ku buryo virus ya Ebola itangiye kuzama amazina ya bamwe as a discrimination, as arrogance, kandi abakongomani bavuga ko yanahahoze. Ntabwo wambwira ngo leta Republika ya Demokarasi ya Kongo iyo bari muri interest y'igihugu habura umuntu ugera Igoma gute? Abasegerese ko bahaje. Yego da. Ntabwo se basubiye Kinshasa. None se M23 yakijyohereza abasirikare ifunguye ikabeza leta ya Kinshasa. Nukuvuga ko nta rujya n'uruza hagati ya M23 na leta rugihari. By the way, twibutsa abantu badukurikiye yuko M23 igenzura. Kindi igihe mu yakwiye gusobanura ukuri. Niba n'ubundi umucuruzi aba yaje akava muri side imwe akajya mu yindi side, sibyo? Yego. Nta cyo framework izakomeze. N'umuganga wita kuri COVID unajyanye umurwayi, urumva? Azava mu side ya M23 ajya kumuvuza mu side ya leta nkuko ibicuruzwa nkuko n'ubundi n'izindi business zikora, cyangwa subana ko yabara services za kuva mu side ya guverinoma akajya mu side ya M23 kuvuza azaze. Dufata urugero nta makarantene y'umuntu ubo bikesweho, urumva? Hagahita ajya mu byo kuvurwa no kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. So jewe navuga ngo Patrick Muyaya ushaka kurira ku byo gufunga imipaka ku Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo yagombye kumenya ko urumva umwe kuko afite n'ikintu yavuga atabaza twege muri government wewe ugeze muri mesi yacu ubona ari nk'ikirori mu nyeshyamba mwebwe inda zahwanye n'umugongo. Icyo ngicyo wacyumva uzi impamvu zanye urwo rugero nashaka kubwifashisha nko ku bantu barwana, umwe afite ukuntu ubuzima bwe buri hejuru ko ari mu government, urumva? Undi afite ubuzima bwe ko ari mu birunga muri leta ya Kinshasa. Rwose mu by'ukuri nta nabihwanye ndibuzanemo, sibyo? Yego. Ukintu umusirikare wo muri guverinoma uretse ibisambo byiba n'iki byose. Ndavuga soldat wo muri guverinoma, ordinary army mu ngabo, sibyo? Yakwirata ku muntu wo muri 23 banganye ipeti cyangwa yize ko nigiki yavuga yuko amurusha iki, kuko arahari ingegera, urumva? Ikinyabupfura cyamucitse baragwana n'amasafuriya muri ibintu muri faridese birirwamo bikanyobera, kugeza aho ushobora no gusanga no umusirikare mu 23 Colonel Ngoma kiriho yigeze kubivuga ko nibura bagira niyo breakfast na lunch na supper. Muri Kongo umusirikare washaka kuba atajya ku rwego rya gatatu ku munsi. Impamvu zanye ibyo no kuvuga iki? Yaya rero arimo gupolitizayizinga ikibazo cya Ebola, urumva? Yego. Nka kwa kundi narrative z'ikinshasa akantu kose nubwo izuba ryaba ryacanye nubwo byagize gute. Hari roho zambwira mu kanya ngo ya projet ya nuclear power plant yo mu Rwanda nayo barimo kuyuriraho batangiye kuyurira abakongomani. Ni gute ngo mugiye gukora ngo nuclear ngo n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo utuntu nk'utwe turanabigarukaho. So Patrick Muyaya ubundi fast ari mu kazi ke, sibyo? Ariko aragakora nabi. Ikindi navuga M23 nayo M23 nabura igihe ibibazo Sandri. M23 ntagira korogosha leta ya Kinshasa ngo yibwira ikintu igamije. Buriya ngo yibwira iti iyo amazi akubwiye ngo winyoga mwebwe ngo ntambyiro yabwira ko ntambyiro ufite. M23 yabuze ijambo rya ntambyiro. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka.
hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. kunzi bacu turasuje aho mureri mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi ni ukuri muri abantu b'ingenzi cyane ariyo mpamvu natwe tuba duhari kugira tubagezeho amapdate agiye atandukanye umunsi ku wundi ndetse ndikwe na Marshali ni ibisanzwe ni umuntu wanjye ni umuntu wanyu ndetse nzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo bye n'ubusesenguzi bwe bigiye bitandukanye. Hello mujya mu nkunda mujya mu nkunda atari n'ibitekerezo umuntu ankunda n'ukuntu nyine good morning ukuntu nyine tuba nyine tubanye namwe uvuga ngo good morning teacher. Good morning my analyst. Ariko kumeze neza Sandrine. How are you doing? I'm doing good. You're good. Umeze neza rwose Sandrine. Ushingiye kuki? Iki kiganiro nongeye kwigira intama pepe. Modereta wanjye ameze neza. Ayiwe. Ese ko wabyibushye? Shasi. Uniki cyabaye? Buriya se. Wa muntu we numbaze nanjye sinkunda ibiryo ariko sizi ikintu cyikumbyibushye. Hari igihe biva kuri klima bikava ku mutuzo bikava ku masengesho Oya ni bagusengera. kumutuzo. Kuko wenda kubyibuha abantu babyumve neza kwitonda byo ntago birimo ariko nanone kubyibuha kubya kurenze nyine aho kubona umuntu akubona arire yawe imeze neza harimo umugisha n'amafaranga. Mugisha ubwo tuzajya kumureba ryari kubivuze ukanyibutsa. Mugisha Iyi mushiti wanjye cyangwa mwarabonanye. Rero nkubwire Mugisha twari kubona ejo urumva waranabimbwiye twari kubona pe ariko Mugisha urabizi tubiziranyeho nakubwiye impamvu yambujije uhita uyinshyigikiramo uravuga uti nanjye ari jewe urumva ntabwo nari kuboneka ndi wowe kubera nari ndi mu kazi gakomeye cyane kandi mbona gukora inshingano zitoroshye. Mugisha ntuzagira ntuvugire izo nshingano ngo wayatanziyo kuko ni ibanga rikomeye. Okay. Yabonaga mbega ndi muri siporo kandi akabona ko nkeneye siporo. Okay, kandi siporo izana ubuzima bwiza. Okay, isi nabyibutse ntago ndibushyira comment mise mbyibuka. Very good. Wese ubyibuka? Yego katwi Sande nawe uzaneza abantu no kukuri. Katwikomereze ndabyibutse koko nijoro. Waretse tugashaka Mugisha. Nijoro rumeze neza nta kibazo. Mugisha turamukeneye no kuri. Nanjye yambwiye ko ari i Kigali ameze neza kandi buryo umuntu akwandikiye akakubwira nta mpamvu tugomba kumushaka. Wari ugiye kuvuga ngo kirero naringiye kuvuga ngo ukurikire Ihogoza Films ni filme nziza cyane ndetse ni filme irimo inyigisho cano ni Ihogoza Films ndetse nzi neza ko benshi bayirebye bagiye bama ibitekerezo bambwira ko ari filme nziza cyane ndetse ari filme yo gukurikirana kuko irimo amasomo agiye atandukanye akaba ariho kure y'urukundo bakaba bageze ku season 1 episode 5 muri iyi minsi bakaba ariko batari kuzisora cyane kuko hari umukinnyi wagize ibyago n'ibibazo bigiye bitandukanye mvuye umuntu afashije umubyeyi ni ikintu gikomeye cyane ntago mwajyaho ngo mugire ntago wajyaho ngo kabisa ngo yego ikindi rero kampani ya Enoch Real Estate dufite ibibanza byiza bigiye bitandukanye biri mu bice bya Bugesera harimo mu mujyi ku mazi no masantre agiye atandukanye ndetse guhera kuri 3,500,000 tubafitiye ibibanza kuzamura 3,500 Marshali natwe twagahaha rwose. Yego icyo kibanza rero iyo ukiguze uhita ukorerwa mitasiyo byihuse ahangaha ndi ni muri Bugesera bataza kubyitiranya uno Enoch Real Estate oya Enoch Real Estate akorera muri Bugesera niho ibibanza bye biba biri. Ariko banze Bugesera bibanza hari ibibanza kabisa Enoch we afite ibibanza byinshi cyane ko nyine nkabona Bugesera imeze nk'adatuwe cyane buri uzaze ndahagukumbuje uzaze dutemberereyo nanjye ejo bundi nagiye yongeye kureba umukire Enoch Real Estate ariko sha afite ibibanza umusaza kabisa kandi unyitsimba ujyaho narenze ko nzahamenya aho wari ugiye ubundi ujya ugenda ukavuga uti tugende ariko Bugesera Enoch Sandrine yaranyitsimbye nibazaga ariko Sandrine agiye gukora iki Bugesera Sandrine ndakubaza se ugiye gusura Sarongo nanjye nibwo yaramamagaye ugiye gusura Sarongo urambwira uti Sarongo tuzamusura nyuma ucuti wacu Sarongo urumva ariko ubwo ngirwa ariko Enoch mugera ahantu bagira ihene oya agira ibibanza byinshi cyane hari Bugesera Ngeruka na Kinda aho Kinda ni mu marembo yaho bari kwimurira akarere ka Bugesera karimo kwimuka yego kuva kuri kaburimbo byibuze ni metero 80 gusa aho nze n'Ingeruka yego kandi imihanda ikabikase neza cyane ntago mpaza niba ushaka ikibanza rero muri Bugesera
hamagara Enoch Real Estate byihuse cyane. Nimero ni 0788 28 58 45 cyangwa 0788 95 10 14 guhera kuri 3,500 gira vuba igurira ikibanza nawe turi neza nk'abandi. Kandi Enoch Real Estate dore uyu mugabo nawe afite cano nawe umugereho umuhakazi. ya nyine azanshake Yego. urumva kuko mfite rwose ukuntu nabita mbigenza Yego. ntakwemera nkajya n'abatwara rwose nkavuga ntumva tugende ujye kureba ikibanza batura n'ikibuga cy'indege. Yego. Buriya Bugesera iriya projet y'ikibuga cy'indege abaturage bahori babikubwira ko iriya projet yongerereye cyane agaciro k'ubutaka ku rwego rwo hejuru kandi ubu turabivuga uyu munsi ariko ntabwo tuzi imyaka 10-15 itanu inyuma noneho bizaba bigeze kubera ko n'iyi projet muri iyo myaka 5 cya kigo kizaba cyaratashywe. Yego. Noneho babona indege zihinda mu kirere, business zitangira gutyo ubwo muri abayemo hoteli nubwo bazabitekereza n'umushinga wo kwagura ikibuga cy'indege umuhanda ujya ku kibuga cy'indege byenyewe muri no bije muri ngengo y'imari y'umwaka urimo umuhanda nyine uzabugera kuri cyo apano kuvanga umuhanda wa uyu nguyu uca igahanga ni oya highway niba ari highway izabagera ku kibuga cy'indege. Which means amarealite amwe namwe kuva mu nzozi kw'ibyo abantu babwirwa urabona ko abantu bagiye kugera babikozaho imitwe y'intoki. Bugesera rero ni icyerekezo cy'ubukungu, ni icyerekezo cy'imiturire n'ubusanzwe ni heza haragendeka. Hari n'igihe gabira Sandrine umwana w'u Rwanda n'Uburundi uzagenda neza kuko burya ibihugu uturere dukora ku bihugu urumva ubushabitsi bwisumbura kurushaho ko bwari bumeze iyo hakurya no hakuno barimo gukorana bacuruzanya za modoka z'Uburundi ziza iziveyo ziza n'iki ubona ko nta gihe kinini cyane yewe simpfumure cyangwa ndagure kizashira n'ubundi mu Rwanda n'u Rwanda n'umuntu utongeye kugenda neza. Noneho rero amataka babyaye amavuta ku bantu ba Bugesera, abantu ba Kirundo, abantu baye hose imipaka nka Nemba uduce twegereye umupaka bikagenda neza. So nibyo je navuga rero Bugesera n'icyerekezo umuntu wese yewe sinajye bivuze gusa biturire business n'ibindi byose nk'ibyo ngibyo cyane. Bwana Mashari rero twakomeje tubikomereze mu makuru aho tugiye kwihuta cyane ku magambo umugabo witwa Muyaya yavuze. Wayabonye? Nayumvise nagerageje kuyumva. Yego. Aho benshi rero bati ese ibi ngibi si n'ugukomeza Muyaya asa n'utangiye cyose n'ukomerejeho guharura inzira ishobora kuzabageza mu mujyi wa Goma. Ariko abandi nagiye mbona ibitekerezo bati ibi ngibi ari kuvuga akomeje kuvuga no guharura inzira cyose no kurema inzira ishobora kuzabageza muri Goma kuko bigaragara yuko iyi Goma ikenewe cyane n'uruhande rwa leta ya Kinshasa. Reka duhera aho ngaho. Wapi? Muyaya ashobora kuba afite realite ashingiraho. Reka turebe wenda ko Ebola ntabwo iri muri Goma gusa. Sinahiri nyinshi kurusha Uganda cyangwa muri Turi. Icyo Muyaya yakora ni akazi ka communication na propaganda za leta. Nizo nshingano ze Muyaya. Nicyo kintu ashinzwe. Kubyaza umusaruro akabaye kose mu nyungu za leta akorera. Urumva? Yego. Muyaya ntabwo ashinzwe kumenya ko muri fasi ya M23 controller naho health system ikora. Kubera ko Ebola ni indwara n'icyorezo. Ibyo ntabwo ngiye kusizana nabyo no guhangana nabyo. Ariko kandi nubwo Ebola ari indwara ikaba n'icyorezo hari international guidelines kuri standard mpuzamahanga y'ukuntu Ebola igenzurwa uko ivurwa n'ibigenderwaho. Ntago biwakinga aho M23 igenzura gusa cyangwa se ngo bipfire M23 igenzura gusa noneho ahandi hose hasigaye the rest of world bavuga ngo ahandi twahatanye nayo ahasigaye rero ngubu na ahantu hari inyeshyamba zikwe M23 tutabasha kugira nka OMS kuko Ebola ntago ari ikibazo cya Kongo. OMS yagishyize ku rwego rw'igihangayikishe isi yose. Iyo biri kuri yo level rero ikibazo kiba cyabaye cy'isi yose ntabwo kiba cyabaye cya Muyaya ngo kibe cyande n'iki u Rwanda rurizi n'imipaka ya Kongo irafunze nuko kandi nta na case ya Ebola ihari no kuvuga ngo iyo ikibazo kiri mu rwego rw'isi. Muyaya nta natandukane na Donald Trump wigeze kubona COVID-19 yadutse akavuga ngo ni virus ya Wuhan. Yego. Biriya ni ibintu bikunze gukorwa nakwitubujiji cyangwa se ubwiyemezi arrogance. Urumva? No kutareba kure kenshi kuko virus ya Ebola
ibaye iya M23 ifuze gute ku buryo virusi ya Ebola itangiye kuzamo amazina ya bamwe as a discrimination as arrogance kandi abakongomani bavuga ko yanahahoze ntabwo ari icyorezo kije gishya kimaze kurenga inshuro 17 cyatatse Kongo yego urumva uko abahanga babivuga so niba atari 22 no kuvuga ngo rero Patrick Muya yagize nka Trump afata icyorezo acita icya wisi icyorezo cya Wuhan muri China kandi gifite izina rya virus 19 coronavirus urumva yego noneho Ebola ayihambira ayifase M23 igenzura nkaho Ebola yaje ishakisha M23 itanashakisha aho Muya yari so reka nshira umugani Muya mu gifaransa yaruce mu kinyarwanda mu gifaransa urucira mu kasoro gatwara nyoko urucira mu kasoro gatwara nyoko mu gifaransa ubwo ni nuko nguko nyine nawe agende arahangane nabyo abaze Grok cyangwa abaze AI no kuvuga ngo iyo icyorezo kije nk'iki ngiki mu buryo bw'ubwenge busanzwe yego aho kugira ngo abirememo point discriminative point urumva just abipoliticizing bibe politique abahanga ubundi bavuga ko byagombye gukora sudire byagombye guhuza abakongomani ko ni icyago cyateye so ntabwo rero bigiye cyo kuvuga ngo ministre bari kayembe numvise ari ministre numvise avuga wa santé ngo yagera yate urumva yego ntabwo wambwira ngo leta Republika ya Demokarasi ya Kongo iyo bari muri interesse y'igihugu habura umuntu ugera igoma gutese abasegerese ko bahaje yego da ntabwo se basubiye Kinshasa none se M23 yakiryohereza abasirikare ifunguye ikabeza leta ya Kinshasa nukuvuga ko nta rujya n'uruza hagati ya M23 na leta rugihari by the way twibutse abantu badukurikiye yuko aha M23 igenzura urumva ntago ifunga imipaka ya zone ikontrola from the government side niko bimeze M23 itarafata Goma ifite Masisi abantu bavaga Gicanga bakajya muri byo kujya muri Goma yego cya kimwe nuko bavaga muri Goma bakajya muri Rucuru mu byo bakoraga kereka sometimes leta iyo ishaka kubyanga ubu tuvugana umuntu ava Kamituga akazi Bukavu kurangura recently wavaga Uvira ukaza Bukavu kurangura cyangwa ukava Bukavu ukajya Uvira kurangura nuko leta ya Kinshasa yashyize amablokisi hariya mu kibaya cya Rusizi ndashaka kumvikanisha iki ni igihe mu yakwiye gusobanura ukuri niba n'ubundi umucuruzi aba yaje akava muri side imwe akajya mu yindi side sibyo yego ntacyo iyo framework izakomeze n'umuganga wita kuri covid unajyanye umurwayi urumva azava mu side ya M23 ajya kumuvuza mu side ya leta nkuko ibicuruzwa nkuko n'ubundi n'izindi business zikora cyangwa subona ko yabara services za kuva mu side ya guverinoma akajya mu side ya M23 kuvuza azaze dufata urugero uri pinga kandi level yo kuhitaho ko ari no rukivu iri Goma ntacyo ambulance zava muri side ya pinga zice mu matwara ya M23 zizana umurwayi Goma izabyanga se none se ke M23 ibaho imbohe ubundi mubaye muri abatanga imbohe namwe ngo bazizane M23 ntabwo zaza kuki se binaniranye kuri Ebola skills abakongomani bafite niba Kongo ikiri igihugu kimwe uyu munsi tuvugana nubwo harimo ibibazo nibazisangizanye bareka kwishongora Patrick Muya yishongora no mu gihe cy'uburwayi ese none se Ebola muri Kongo cyangwa ahandi hose yabiri ni ikintu gishyashya cyadutse cyiza barimo kubrandinga ariko uzi umuntu kuvugira mu byago none mwanyeshyamba mwe turaza kureba ko muza kumera ibintu nk'ibyo numvisha arenga n'u Rwanda rwafunze imipaka none aratuma kandi byo bavugaga bati none kwinjira mu Rwanda kuki bashaka ko aho kujya babiri imite kubera iki batabyirinda kurenza kuba yego Patrick Muya umuvugizi wa guverinoma ya Kongo sibyo so umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ashatse yabyuka tworonga u Rwanda ashatse yabyuka agira ariko nta nshingano rufiteho kuvuga ibyo u Rwanda rukora urumva ahubwo akaru yacengejemo kitiku nukwerekana ko gutuma imipaka y'u Rwanda itawakinga kubera Ebola yashaka kwerekana ko ari influence y'u Rwanda kuri iyo mipaka nyine numva baje we mu bintu byo guhondagura muri propaganda ati ni muri asika icyemezo u Rwanda rufashe gita kinakora hirya hakuno no hakurya none hagahita ashyiramo akandi kantu uko numvaga icyerekezo cyabivuga twe turabana liste ko kwerekana ni gakeya yabuze uko kwigobotoramo ariko nko gushaka kwerekana ko iyo bikomeye donc nk'abantu rukivutien bibwira ko bari hafi y'u Rwanda sibyo ariko byakomera rwo rugafunga imipaka yarwo nko kubereka ngo iyo mu mugiza tuba turi kumwe bitamugiza tukitsimba iwacu akirengagiza ariko gufunga imipaka no kugira gute mu rwego mpuzamahanga mu yana umuntu uzubwenge najya koresha ubwenge ko bufite iyi step ya mbere mu bintu by'ibyorezo
ni ugukupa ikwirakwira ryabyo. yego Step ya kabiri twarabivuze, niba ntabicuritse ngo babicurukure aba muri RSBC bazabicurukurira, nta makarantene y'umuntu ubu bikesweho, urumva Yego. hagahita hajya mu byo kuvurwa no kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. So jewe navuga ngo Patrick Muyaya ushaka kurira ku byo gufunga imipaka ku Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yagombye kumenya ko ntekereza ko u Rwanda ahubwo rwasevinze abaturage barwo n'abakongo batibagiranye, kuko urujya n'uruza rukomeje, Ebola nticika isheni binyuze muri ibyo byemezo, nta nyungu umukongomani bifitemo, nta nyungu umunyarwanda yabigiramo. Ntabwo rero nibwira yuko bo niba Ebola outbreak yadutse, kuba wenda dufate nk'urugero Saidi ya Twitter abikora kuri Uganda kandi Kasindi birahari hose, ntabwo Sandrine reka nkwerekere ikintu ngiye kubwira. Ntabwo ingamba z'igihugu cy'u Rwanda izaba izubwiriza cyangwa zaba nizirebana n'ibyo bintu bijyanye n'indwara, urumva mu gihe bikomporanye n'amategeko mpuzamahanga, utabikoze ntakwiye kujya byigamba. Kasindi ntuza Kasese muri Uganda hari ahantu umupaka nyine na Ituri hari Ebola hakurya no hakuno. Kuba bashobora kuba batarafunga umupaka, kuba umupaka ushobora kuba uregeje n'iki ntabwo uza kubikangisha ahantu bafashe ingamba, yego kuko abafashe ingamba bubahirije amategeko agenwa na OMS. Mwe mutabikoze ni mwe mufite ikibazo. Ntabwo uza kuvigitimiza abagenda muri standard ngo wowe utagira standard, erega no gufata ingamba zigakunda zikubahirizwa ikigamijwe kigisobanutse. Nicyo bita état de droit first of all na bonne gouvernance, kuko umuntu tubahiriza amategeko état de droit urumva ntafite niyo capacité yo kubikora, kubera ko impamvu atabikora si uko abyanze, nuko azi ko atabishobora. Wenda abaturage ntibabyumva, wenda n'ubundi arabifata nk'umwanzuro wanditse bigiye kujya mu bikorwa, wenda n'utuntu twinshi. Ahubwo Muyaya we icyo nabonaga kindi nashaka kuvuga, ameze nk'ufite icyaka n'inyota yo kuba yanyura muri Ebola, sibyo? Yego. Noneho icyo government yagakoreye abaturage bari muri Goma bakakitirira ko ari kugarura ubutegetsi bw'Kinshasa mu matwara ya M23. Ariko ibyo bamenye yuko dusuppose ngo hari n'inkunga ivuye muri Minisante Kinshasa ejigoma. Ubundi ubusanzwe leta kuba itabikora no guhemukira abaturage kuko yabimye amafaranga yabo ari mu mabanki. Yego. Ariko icya kabiri abaturage bahemukiye sinzi ngo biri ku kihe kigero babuzubitaho. Byukuri umuntu uri mu ifase ya gouvernement afite ubuzima bwiza kurusha umuntu uri mu ifase ya M23. Buriya hari ikintu kiri muri Shaba, kiri muri Katanga, kiri hose nk'ikibazo runaka, wenda tuvuze mu bikorwa remezo tukavuga mu mibereho myiza y'umuturage, wavuga ko umuntu waho yisumbuye kuri ahantu inyeshyamba ziyobora. Simvuze ko abantu bari muri side y'inyeshyamba batabafite ibibazo, ni agace k'intambara, urumva ni agace kari mu rugamba. Ariko Sandrine buryo uzabwira umuntu rero ino regio irimo intambara, yasubiye inyuma iratsikira igira gute, n'ikibazo muri Kongo gikunda kuba nicyo ngicyo. None umuntu akubwira atanu tutarumva ni sasu na rimwe muri za Badorite bateye imbere imihanda mu kirere, amazi, ikindi cy'ibiri, amashuri yashwi. Nicyo kibazo cya bad governance mu butegetsi bwa Kinshasa. Iyo haza gusobanuka icyo umuntu wahantu utarumva ni sasu arusha umuntu uraha amasasu avuga, uwarama amasasu avuga nyine ari mu ntambara direct, ndabyemera, sibyo? Ubwo ni muri Kivu zombi, yewe nk'ababiminembwe wingo baterwaho n'ibibombe. Ariko n'impamvu burya nk'aba bantu bo muri Kongo bakubwira ko barwana ku mpamvu basobanura bafite, bakongeraho n'imitegekere mibi, nabyo urabyumva. Hari ishyari riri hagati y'umuturage uri mu gice guverinoma iyobora n'igice kiri mu M23 iyobora mu buryo bw'imibereho rihari buriya no ku bakozi ntaryo. Urumva? Reka nkwereke none n'akandi gatendo. Hano mu Rwanda turi muri liberation, hano mu rugamba rwo kuboho u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi 94, urumva? Yego. Hano mu Rwanda bavuga ko umusirikare wo muri ex-FARC na gendarmerie y'igihugu icyo gihe, urumva? Ariko ibyo bavuga si n'ibintu umuntu yavuga ko ari biravugwa, ni ibintu byari biriho nyindi babagaho mu buryo bw'imibereho. Reka dusuppose, reka twinjire mu buryo buri direct. Buryo umusirikare wo kwa Habyarimana bagayemereye inzoga za Primus girango 2 ku munsi niba atari nk'eshatu, sibyo? Yego. Ngaho mugereranye, niba tuvuge giye dufata urugero neza kuba nk'inzoga, kubazingwaga cyangwa kubashobora kuba banazinywa wenda n'urugero ari nko mu nyeshyamba, ari nk'abantu bakunda gatama babiri bombi, umva ntatandukanye ryaba ririmo. Umwe afite ijya geninga kuri guverinoma, urumva? Umwe afite wenda nizo mpungura zibona rimwe mu minsi 2, ubundi afunge butu, sibyo? Na mukotanyi
n'amaboroteri ebana urugamba rugire gute muri warfare y'ubuzima busanzwe urumva umwe kuko afite n'ikintu yavuga ati arabaza twebwe muri government wewe ugeze muri mesi yacu ubona ari iki ari nk'ikirori munyesha amabwebwe inda zahwanye n'umugongo icyo ngicyo wacyumva uzi impamvu zanye urwo rugero nashaka kubwifashisha nko ku bantu barwana umwe afite ukuntu ubuzima bwe buri hejuru ko ari mu government urumva undi afite ubuzima bwe ko ari mu birunga muri leta ya Kinshasa rwose mu by'ukuri nta nabihwanye ndibuzanemo sibyo yego ukintu umusirikare wo muri guverinoma uretse ibisambo byiba n'iki byose ndavuga soldat wo muri guverinoma ordinary army mu ngabo sibyo yakwirata ku muntu wo muri 23 banganye ipeti cyangwa yize ko nigiki yavuga yuko amurusha iki kuko arahari ingegera urumva ikinyabupfura cyamucitse baragwana n'amasafuriya muri FARDC birirwamo bikanyobera kugeza aho ushobora no gusanga no umusirikare mu 23 Colonel Biringoma kiriho yigeze kubivuga ko nibura bagira niyo breakfast na lunch na supper muri Kongo umusirikare washaka kuba atajya ku rwego rya gatatu ku munsi impamvu zanye ibyo ngibyo no kuvuga iki Muyaya iyo abafite uburyo ahangana nabo bahangana bakamusobanurira ko mbere yo kumva ko umuntu uri muri FSM 23 uzondura bora atazabona ikimufasha ntabwo yaburi kimufasha kandi hari ibiri mu side ya M23 biri kuri standard iri hejuru iruta n'iri Kinshasa harimo n'uwo musirikare uko abayeho harimo no kuba bavura umuntu harimo ko yuko banagira gute icya kabiri navuga ku Rwanda ari shuwa yuko twabonye kizimyamoto zimeze nk'izo mu Rwanda zijya kuzimya igoma mu minsi ishize urumva ari shuwa yuko umuntu wakenera oxygene ari igoma u Rwanda rutamukingurira ari bibone mu Rwanda ntabwo Patrick Moya ari shuwa kuko gufunga imipaka ni kimwe kugira ngo ugenze urujyano ruza ariko kureka ibikorwa by'ubutabazi bikaba byakora mu karere gafite ikibazo ntabyo ni ikindi Muyaya rero arimo gupolitizayizinga ikibazo cya Ebola urumva yego nka kwa kundi narrative z'ikinshasa akantu kose nubwo izuba ryaba ryacanye nubwo byaba byagize gute hari roho zambwira mu kanya ngo ya projet ya nuclear power plant yo mu Rwanda nayo barimo kuyuriraho batangiye kuyurira abakongomani ni gute ngo mugiye gukora ngo nuclear ngo n'ikindi kintu nk'ibyo utuntu nk'utwenda turanabigarukaho so Patrick Muyaya ubundi fast ari mu kazi ke sibyo ariko aragakora nabi ikindi navuga M23 nayo M23 nabura igihe ibibazo Sandri M23 ntagira akorogoshara leta ya Kinshasa ngo yibwira ikintu igamije buriya ngo yibwira iti iyo amazi akubwiye ngo winyoga yabwira ko ntabyiro ufite M23 yabuze ijambo rya ntambyiro kubera ko Muyaya nka leta akorera baracyumva rwose isaha n'isaha bazarangiza M23 bagasubira no muri abutaka noneho bagakomeza kubwira abantu tugambo nk'utwo ngutwo urumva yego abantu babinye amafaranga bari mu banke babafitiye impuhwe kubera Ebola n'abandi ni impuhwe leta Kinshasa ifite niba ifite impuhwe kuri Ebola nirekura amafaranga sibyo amafaranga y'abaturage abitse atari na ya guverinoma wowe wabikije ku bwawe amabanki ya Kongo akanga yuko ihererekanya amafaranga ariho ngo usubirane amafaranga yawe ariko none n'ikindi kintu ruse niba ari izindi impuhwe ifite niba cyemura ikibazo bafitanye n'izi nyeshyamba nyine basubirana ubuyobozi bwiza basangira kabisa nagahiye urumva ibintu bigende neza ariko niba bimugera ugafunga imiryango leta Kinshasa yigize ibingwa cyane no umuntu ukunza abantu bigoma niba ukunza abantu bigoma se wabahaye amahoro Mbaza Nedil wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bukaba buke niba ikiri inzozi kuko ubu twakuzaniye ibibanza byiza kandi bya make ni hano Rusororo twakuzaniye ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site hari umuhanda amashanyarazi amazi ndetse n'amashuri hafi yawe ibi bibanza byose bifite ibyangombwa by'akarusho no kugura duhita tukikwandikaho ni kuri miliyoni 8 kumanura ngwino tugutuze neza kandi kuri make ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 29 39.